Indirimbo, umuziki muri rusange ni kimwe mu bifasha abantu kubaho. Ibi urabizi neza. Nutekereza neza, hari igihe ujya wumva uri wenyine, ubabaye, cyangwa wumva nta kintu kiri kubasha kugushimisha. Ariko watekereza neza, ukumva igisigaye wagerageza ari ukumva umuziki cyangwa indirimbo. Ibi rero bigatuma ubuzima bukomeza. Gusa ntabwo nje kubabwira ku mumaro w'indirimbo cyangwa umuziki, ahubwo nje kubabwira urutonde rw'abahanzikazi ba hano mu gihugu, igikundiro bafite ku bafana babo, uburyo bakoramo umuziki wabo, ndetse n'inkuru bagiye bavugwaho zikomeye. Ibi byatumye nkora urutonde cyangwa top 7 y'abahanzikazi bakunzwe kandi bakize kurusha abandi. Ngwino tubane muri iki kiganiro naguteguriye niba ukunda kumva inkuru z'ibyamamare. Naho ngiye mugiye kubana The Florence. Ikaze. I will see you someday. Twihuse mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi, aho tugiye kurebera hamwe urutonde rw'abahanzikazi bakunzwe hano mu gihugu. Turahera ku mwanya wa 7. Ku mwanya wa 7 turasanga Clarisse Karasira. Uzagire neza wigendere. Clarisse yamamaye mu muziki aho yakoraga indirimbo zikozwe mu buryo bwa gakondo, ariko kandi zikaba nziza cyane. Indirimbo ze zarakunzwe karahava. Indirimbo twavuga yamuzamuye ikamugira icyamamare, abantu benshi bakamumenya, Nigira Neza n'izindi nyinshi zitandukanye. Clarisse Karasira ubabarizwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho yagiye kuba nyuma yo gukora ubukwe n'umukunzi we. Kuri ubu Clarisse n'umukunzi we bafite umwana umwe. Clarisse Karasira kandi akaba yatangije umushinga wo gukora indirimbo zifasha abana, izi tuzi nka cartoon. Clarisse wakunzwe n'abatari bake hano mu gihugu, niwe uje ku mwanya wa 7 w'urutonde rwacu rw'uyu munsi. Ku mwanya wa 6 turasanga Vestina na Dorcas. Iri ni itsinda ry'abahanzikazi mu ndirimbo z'Imana. Aba kandi n'abana babiri bavukana, umwe yitwa Vestina akaba ari mukuru, undi akitwa Dorcas. Batangiye ari abana bato bafite impano yo kuririmba. Kino gihe baririmbiraga muri korali, maze nyuma baza kumenyekana. Aribwo umugabo Mulindahabirene yabafataga akababera manager. Batangiye gukora indirimbo zitandukanye, aho zose zakunzwe cyane, maze baragenda baramamara. Umwe muri bano bakobwa numwe mu maze iminsi bavuga mu binyamakuru bitandukanye. Ni nyuma yuko bimenyekanye ko yagiye mu murenge n'umusore uva mu gihugu cya Burkina Faso. Inkuru y'uyu mukobwa Vestina abantu bagiye impaka zitandukanye, dore ko bavuga ko uyu mugabo yabarusha Vestina imyaka irenga 40. Ibi kandi byatumye abakunzi b'iri tsinda bibaza niba kuririmba kwabo byaba birangiriye aha. Ni benshi rero biteze kureba iherezo ry'abana b'abakobwa. Gusa iri tsinda ryagiye rikora indirimbo zitandukanye kandi zabaye nziza, ndetse abantu bazikunda ari benshi. Dukomeze ku mwanya wa 5 turasanga Marina Deborah. Azwi cyane nka Marina, akaba ari naryo zina akoresha mu muziki. Yamenyekanye nk'umuhanzi w'ijwi ritangaje ryiza, dore ko byihariye byakugora kuribona n'undi muntu wese. Yatangiye umuziki nk'akazi mu mwaka wa 2018, dore ko aribwo yamenyekanye. Kino gihe Marina amenyekana yabifashijwemo n'umunyamakuru akaba n'umuhanzi Ankostin. Nyuma yagiye muri label yitwa The Man Record. Marina wakoze indirimbo nyinshi kandi zigakundwa, ni umukobwa ugaragaza ubuhanga n'imbaraga mu kazi ke, dore ko 2019 yahawe igihembo cy'umuhanzi w'umwaka. Marina yagiye avugwa kenshi mu myidagaduro, aho yigeze kugarukwaho mu nkuru yavugaga ko ari mu rukundo n'umuhanzi Iva Muziki, ndetse bagiye bakorana indirimbo. Marina kandi 2024 yavuzweho byihariye, ubwo itangazamakuru ryavugaga ko yaba yaragiye kwiyongeresha ikibuno no guhindura imiterere ngo ase neza. Iyi nkuru yavugaga ko byagenze nabi maze bimuviramo kurwara. Gusa nyuma Marina yongeye kugaragara ari muzima, ndetse ntiyagira byinshi atangaza ku byavuzwe. Marina rero mwakunze kandi ukomeje gukundwa. Marina ukomeje gukora umuziki utandukanye, nuje ku mwanya wa 5 kuri urutonde rwacu. Tugeze ku mwanya wa 4 w'uru rutonde, aho tuhasanga umuhanzikazi Aline Sano.
aya niyo mazina ye bwite akaba ari nayo akoresha mu kazi ke k'umuziki. Uyu mukobwa yamamaye mu ndirimbo nyinshi zitandukanye kandi zakunzwe. Ni umwe kandi mu bahanzi batigeze bacika intege aho yahatanye kandi bigakunda. Kugeza ubu uyu muhanzi Aline Sano ahagaze neza mu muziki. Akunda kugarukaho cyane cyane ku buryo yambara n'imiterere ye, aho bamwe babimukundira dore ko we atita ku byo abantu bavuga, ahubwo akora ikimujemo akagikora uko abishaka. Kuva yatangira umuziki yahawe ibihembo bitandukanye dore ko ari umwe mu bahanzikazi bafite ijwi ryiza cyane. Aline Sano rero ukomeje gukora umuziki kandi mwiza cyane ndetse ukoresha imbaraga nyinshi ndetse havanzemo n'ubwenge, niwe dusanze kuri umwanya wa 4 w'abakobwa cyangwa abahanzikazi bakunzwe hano mu gihugu. From my head and toes, my head and knees and toes, my head and toes, my head and knees. Umwanya wa 3 turasanga umuhanzikazi Ariel Ways. Yamamaye nka Ways gusa amazina ye ni Uwayezu Ariel. Uyu mbere yo kwamamara yatangira umuziki we muri Symphony Band, maze nyuma afata icyemezo cyo gukora umuziki ku giti cye. Agitangira yamenyekanye mu ndirimbo Away yakoranye n'umuhanzi Juno Kizigenza. Ways on the way. Dore ko abangaba bari mu rukundo maze couple yabo iramamara ndetse ikundwa n'abantu benshi. Nyuma rero abaje gutandukana ibintu byabaje cyane abakunzi babo ndetse kugeza na n'ubu bakaba bakibasaba gusubirana. Bongeye kwishimirwa ndetse benshi babivugaho muri comment. Iki ni igihe Ways na Juno bakoranaga indirimbo muri 2024, indirimbo yamamazaga umukandida w'umukuru w'igihugu. Umuhanzi Ways kandi yakoze indirimbo nyinshi zose zakunzwe kugeza na n'ubu. Ikindi kandi uyu mukobwa azwiho kudakabiriza uko asa nk'abandi bahanzikazi, aho yamenyekanye yiyambarira nk'abatipe, aho utari kumubona yiteye makeup gusa. Indirimbo You Should Know yagaragaye yambaye nk'abakobwa ndetse na makeup n'imisatsi, maze azamura amarangamutima y'abafana be bamubwira ko kandi bimubereye cyane. Kugeza na n'ubu Ways aracyari umuhanzi kandi aracyakunzwe. Kwamamara kwa Ways nibyo byatumye aza ku mwanya wa 3 w'urutonde rw'abahanzikazi bakunzwe kandi bakize muri iki gihugu. Naho ku mwanya wa 2 turasanga umuhanzikazi Bwiza. Yamamaye ku izina rya Bwiza gusa amazina ye bwite yiswe n'ababyeyi ni Bwiza Emerance. Uyu muhanzi Bwiza akomoka cyangwa akavuka mu karere ka Bugesera. Yinjiye mu muziki anyuze muri Kikas Music. Iyi akaba ari label isanzwe ifasha abahanzi bakomeye hano mu gihugu. Bwiza nyuma yo gutsinda irushanwa ry'abanyempano b'abakobwa nibwo yahawe amahirwe yo kwinjira muri iyi sosiyete ireberera inyungu abahanzi. Nubwo Bwiza yari yaragerageje gukora indirimbo ze akimara kwinjira muri Kikas, indirimbo ze zaramamaye maze zirakundwa cyane, haba izo yakoze ku giti cye ndetse n'izo yafatanyije n'abandi bahanzi. Bwiza kandi ni umwe mu bahanzikazi bafitanye indirimbo nyinshi n'abandi bahanzi, yaba hano mu gihugu ndetse no hanze. Kugeza ubu Bwiza ni umuhanzi uzwiho gukora cyane kandi ugira indirimbo nziza zikunzwe cyane. Indirimbo Ongera yakoranye na Bruce Melody. Ni indirimbo yamuzamuye maze aba igitangaza, dore ko yakunzwe n'abanyarwanda bose kuko yari indirimbo yamamazaga umukandida w'umukuru w'igihugu ndetse yanamuhesheje ibihembo. Bwiza yakomeje gukora indirimbo nyinshi kandi nziza, twavugamo Ahazaza, Best Friend yakoranye na The Ben, tutibagiwe n'indirimbo aheruka gusohora ku munsi w'intwari yitwa Intwari. Bwiza ufite ijwi ryiza, uburyo yitwara harimo no kuba adakunda kugaragara yisize makeup, agumana uko asa nta kindi yongereye ku isura ye kereka igihe yagiye muri video cyangwa amafoto. Ibyo byose ni bituma abantu bakomeza kumukunda. Ibi rero byatumye aza ku mwanya wa 2 w'uru rutonde rwacu. Umuhanzikazi dusanga kuri uru rutonde ku mwanya wa 1 turasanga Butera Knowless. Uyu muhanzikazi wakunzwe kuva kera kugeza na n'ubu, amazina yiswe n'ababyeyi ni Ingabire Butera Jeanne, gusa muri kariyeri ye y'umuziki azwi kuri Knowless cyangwa se Kabebe. Butera amaze imyaka irenga 12 mu muziki, aho yakunzwe byihariye bikarenga bikagira no hanze mu bindi bihugu.
yagaragaye mu ndirimbo nyinshi cyane aho indirimbo ze zakunzwe ndetse kugeza na n'ubu. Uyu kandi yagiye agarukwaho cyane kuri social media mu binyamakuru bitandukanye dore ko akunda kugaragara mu bikorwa bitandukanye. Mu minsi ishize kandi Knowless yongeye kuvugwaho nyuma y'ijambo yavuze ubwo hari mu bikorwa byo kwamamaza amatora ndetse no gushyigikira umukandida wa FPR Inkotanyi. Knowless yashimiye umukuru w'igihugu aho yavuze amagambo akomeye kandi yuzuye ubwenge. Ibi rero byatumye benshi bishimira uburyo yitwaye. Nyuma yaho kandi Butera ari mu bahanzi bahawe inka n'umukuru w'igihugu, aho uyu muhanzi ndetse na bagenzi be bagaragaje ibyishimo bidasanzwe. Kugeza ubu kandi Butera Knowless afite abana 3 yabyaranye n'umukunzi we akaba n'umugabo we Ishimwe Clement. Knowless wavukiye mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Ruhango, ubu ngubu atuye mu karere ka Bugesera. Knowless kandi ni umwe mu bahanzi bakomeje n'indi gukomeza umuziki, aho kugeza n'ubu basohora indirimbo kandi nziza ndetse zigakundwa. Ngire yo kumura iyo byabishuri igihumbi sinjyandabirwa kubyumva. Butera Knowless uzwiho ubwiza butangaje kugeza na n'ubu akaba yishimirwa na benshi, nibyo byatumye aza ku mwanya wa mbere w'abahanzikazi bakunzwe hano mu Rwanda. Uyu niwo musozo tugezeho iki kiganiro. Wakoze kubana natwe muri iki kiganiro aho twakugezagaho byinshi ku bahanzikazi ba hano mu Rwanda wakunze kandi n'ubu gikunda. Reka ngusabe gukora subscribe niba uri mushya hano kugira ngo tuzabane no mu bindi biganiro byinshi kandi bitandukanye. Hold me tight.